Abahungu benshi ndetse n'abakobwa bakunze kumbaza bati se Iva nubuhe buryo bwiza uba ugomba kwitwaramo cyangwa se wenda ni ibihe bintu nyine uba ugomba kwirinda igihe uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa se wenda wahuye n'umuntu mukundana. Uyu munsi no guteguriye ikiganiro cyiza cyane aho ngiye kubwira ibintu uba ugomba gukora igihe cyose uri kumwe n'umukunzi wawe kugira ngo nyine agukunde cyane kurusho cyangwa se wenda kugira ngo atagucishamwo ijisho. Ariko hano hari n'ibyo uba ugomba kwitondera cyangwa se wenda hari n'ibyo uba ugomba kwirinda kuko bishobora gutuma agutanyamara atakubwiye ijambo na rimwe. Mbere yuko dutangira n'ikiganiro cyacu nyirizina cyangwa se mbere yuko twanzika twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina naguteguriye uyu munsi, reka mbanze nkubwire akantu k'ubwenge utaruzi cyangwa se wenda utajya gutekerezaho. Buriya igihe cyose wowe n'umuntu mukundana uzaharanire ko yongera kwifuza cyangwa se yongera gukumbura ibihe byiza mwagiranye. Anga ntabwo bizasaba kumuhereza impano nziza cyangwa se ibintu bihenze, oya, imyitwarire yawe ndetse n'amagambo uzavuga n'uburyo uzamufata byonyine bishobora gutuma avuga ati wow, uyu muntu ndifuza kongera kugira ibiki, kuba nakongera kugirana ibihe byiza nk'ibyo twagiranye uyu munsi. So bino bintu byose ngiye kubwira nubikora nk'uko ngiye kubikubwira cyangwa se wenda nukurikiza bino bintu byose ngiye kubwira bishobora gutuma umuntu mwahuye niba ari umwana w'umukobwa akomeza kugenda agutekerezaho kenshi nyine agatangira kubona yuko uri umuntu utandukanye n'abandi. Niyo mwaba muhuye ku inshuro imwe gusa bishobora gutuma nyine umuhora mu bitekerezo handi umuntu ahora atekereza ati nabonye umuntu utandukanye n'abandi. Ikintu cya mbere gikomeye cyane abantu benshi badakunze kwitaho iyo bahuye n'abantu bakundana nabo, iki kintu cyumve ndetse kandi ugishyire mu bwonko bwawe. Buriya ikintu ugomba kumenya cyo kuba umuntu mukundana cyangwa se wenda kuba umuntu yarakwemereye ko mukundana ntabwo bivuze kumumenyera. Icyo kintu uzabanze ugishyire mu bwonko bwawe. Niyo umuntu mwamumaranye imyaka 10 kuba umuntu mukundana ntibivuze kumumenyera. Aha ngaha nshatse gusobanura iki rero, igihe cyose wahuye n'umuntu mukundana uzirinde gushaka kumukorera ku bintu uko wishakiye, utaza kubyumva nabi. Hano ibintu ndi kuvuga wenda urugero niba ari umukobwa uzinde gushaka kumukora ku mubiri nk'uko ubishaka nyamara wenda utamwatse uburenganzira. Ariko icyitonderwa niba ari umuntu muhuye bwa mbere nyine umuntu mutamaranye igihe, ubundi kirazira kikazirizwa kumwereka yuko niyo waba ubikunda gushaka kumukorakoraho uko ushaka. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane. Ikindi cya kabiri wenda niba uri umukobwa ntuzigire namwe wifuza kuba wamukora nko kuri telefone cyangwa se kumukora ku kindi kintu runaka afite mwako kanya. Ntabwo abantu benshi babikora. Ushobora kuba utangiye kwibaza uti se noneho Iva ni izihe ngaruka bizakugeraho iyo utangiye kwimenyereza bino bintu cyangwa se wenda iyo utangiye kubikora. Icya mbere byangiza urukundo. Icyo kintu uzakimenye iyo mukundana muri babiri mugatangira gushyira imbere ibyo bikorwa nyine nabyita iby'urukozasoni nyine bidasobanutse bidafite n'agaciro, akenshi byangiza urukundo rwanyu. Ati gute? Icya mbere bituma umukobwa agutakariza icyizere iyo uri umuhungu nyine uba ushaka kumukorakoraho kenshi. Icya kabiri iyo uri umukobwa wenda urugero ngenda baho urugero gatoya, hari umukobwa twigeze guhura nyine aramubera just ariko numva atangiye kunkora mu mifuka. Urumva aho ngo nyine bihita bituma muri wowe utangira gutekereza ibindi bintu bitari byiza nubwo wenda yaba atabitekerezaga. Ariko uzirinde cyane igihe cyose uri kumwe n'umuntu mukundana, nyamuneka uzubahe buri kintu cyose afite, uzubahe umubiri we. Ibi ngibi bizagufasha cyane. Reka dukomereze ku kintu cya kabiri gitangaje cyane abantu benshi badakunze kwitaho iyo bari kumwe n'abakunzi babo cyangwa se wenda bahuye n'abantu bakundana nabo. Niba uri umukobwa cyangwa se uri umusore uzirinde kugira indahiro utazasohoza, cyane cyane ku bakobwa. Umukobwa arifata akavuga ngo baby nta kintu nakwima, ngiye rwose nta kintu uzamburana igihe cyose tukiri kumwe. Iyi ndahiro uzi ikintu usobanuye? Nawe umva iryo jambo nta kintu nakwima, urabizi neza ko nta kintu uzamwima? Urabyiteguye? Iyo ndahiro rero idasobanutse uzayirinde. Jya uvuga ikintu wabanje kugira ibiki gutekereza. Umuhanga yaravuze ngo before you talk you must be think. Mbere yuko uvuga banza utekereze. So rero ntukarahire indahiro zidasobanutse. Abakobwa ubundi bakunze kugira indahiro ebyiri zibakoraho cyane. Nta kintu nakwima, ntabwo nzakubaza cyangwa se ntabwo nzaguta. Kandi hari urukundo bita amour scolaire, urukundo rwo kwishuri cyangwa se urukundo nyine rusa nkaho tuba turi amour scolaire ni nk'urukundo tuba turimo ariko tutazi ibyo turimo, nyine dusa nkaho turi kurwiga muri makeya. So igihe uri kwiga umuntu uzirinde indahiro nyine uzi neza yuko ushobora kutazasohoza. Nuvuga ngo nta kintu nakwima uzaba witeguye gutanga ibyo azagira ibiki ibyo azagusaba. Igihe cyose uri kumwe n'umukunzi wawe mbere yuko uvuga ikintu runaka jya ubanza ugitekerezeho, ubanza urebe niba koko icyo kintu uzagira ibiki uzagisohoza. Reka tujye ku kintu cya gatatu rero uba ugomba kwirinda cyane igihe cyose uri kumwe n'umuntu mukundana cyangwa se wenda wahuye n'umuntu
wubaha cyane mu buzima bwawe. Uzirinde cyane amagambo adasobanutse. Ahangaha ndaguha urugero, hari abantu bahura n'abantu bakundana ugasanga ari kuvuga imvugo z'ibirara, bimeze bite bro, bimeze bite niga. Aya magambo ntabwo ari meza igihe cyose uri kumwe n'umuntu mukundana. Hari n'abakobwa bakunda kuyavuga nk'ibase, uyu ni umukobwa, uyu ni umuhungu, ese uyu mukobwa yararezwe cyangwa yarorowe. Nyine nanjye ubwanjye bikancanga, ariko kubera ko nta kindi kintu mba nabihinduraho nkicecekera nyine nkigendera, kubera ko mu buzima bwanjye ni narava kuri ino ngingo. Rero hari ayandi makosa abantu benshi bakunze gukora iyo bari kumwe n'abantu bakundana nabo. Uzirinde cyane kuzana amagambo adahuye cyangwa se wenda ibiganiro bidahuye n'igikorwa murimwo ako kanya. Wenda anga nk'urugero nagwa sorry, wahuye n'umuntu mukundana ariko ugasanga uri kumubwira wenda ngo umurugo ibishyimbo bireze, ngo kanaka yaguze moto, ugasanga nyine ibintu uri kumubwira na ahantu bihure n'igikorwa cyabahuje. Anga bituma utangira kugaragara nk'umuntu ujagaraye imbere y'uwo muntu. Ikindi cya kabiri nyine bitangira kugaragaza yuko nyine muri makeya mu mutwe wawe ntabwo uri seriye, nyine n'ibyo uri buvuge byose aho ngaho ushobora kutabihereza agaciro kubera yuko aba yamaze kubona yuko utari serious mu bintu urimo. Ikindi cya kabiri, uzinde kumuganiriza amagambo y'urukozasoni, my dears, my sisters. Aka ni akabanga nk'ibihe. Igihe cyose uri kumwe n'umuntu mukundana, suzigire na gato uzane amagambo y'urukozasoni, ese wakoze sexy, ese wenda wumva bimeze bite. Ibi ngibi ntabwo ari byiza, bituma agushyira muri kategori itari nziza, cyangwa se wenda mu mutwe agatangira kugenda agutekerezaho ibintu bitari byiza. Hari ukuntu umukobwa cyangwa se umuhungu umwica mu mutwe, nyine agatangira kubona yuko uri priority cyangwa se wenda uri umwihariko ku bandi bantu bose yigeze kubona. Ibi ngibi uzabikora gute rero? Ni ukwigira injiji, kwigira nkaho ntacyo uzi kandi hari ibintu uzi. Umuntu akakubaza ikintu nyine muri make ibintu byose ukajya umwereka yuko nta kintu na kimwe ubizi, nyine ukishyira hasi muri makeya. Ibi ngibi biragufasha cyane ndetse kandi bituma umuntu mukuru atangira kugenda abona yuko nyine uri umuntu wiyoroshya, ikindi kandi nyine uri umuntu uri serious mu bintu byose ukora. Reka dukomerezo ku buryo bwa kane, uba ugomba kwitwaramwo igihe cyose uri kumwe n'umuntu mukuru cyangwa se wenda igihe wahuye n'umukunzi wawe. Uzirinde cyane gushaka kumusaba ikintu atiteguye cyangwa se wenda ikintu atateganyije. Aka kadefu kakunze kugirwa n'abakobwa, aho usanga wenda nk'umusore amujyanye nko kumugura nk'ikintu runaka, akamubaza ati se urafata iki? Anga uzinde gusaba ibintu birenze cyangwa se wenda ibintu bifite ubushobozi buri hejuru, ntabwo biba ari byiza. Akandi kantu rero wakora igihe cyose uri kumwe n'umukunzi wawe, uzagerageze ujye umwumva cyane kuruta kuvuga. Ugerageze wumve ibitekerezo bye cyane kurenza wowe ibyo uri kumubwira. Nyine uvuge makeya muri makeya. Nubona umuntu muri kumwe wenda urugero, hari agatekinike njya nkunda gukoresha ndi kuganira n'abantu. Nijye ngo iyo wahuye n'umuntu bwa mbere ukabona agira amagambo menshi, wowe bakarume uvuge make. Nubona ari kuvuga make, gerageza wowe uvuge menshi. Anga bizagufasha cyane. Akandi gatekinike wakoresha igihe cyose uri kumwe n'umukunzi wawe, ujye ugerageza ucishemo umurebe mu maso. My dears, niba uri umukobwa ntuzabikore, niba uri umukobwa ntuzabikore, ariko niba uri umusore uzawugerageza ucishemo umurebe mu maso, nyine umutumbire, icyo bita eye contact. Umurebe mu maso, nyine muhuze amaso, ariko bitari by'igihe kirekire, akanya gatoya, nyine umurebe mu maso muri makeya. Anga bituma nyine abona yuko ibyo uvuga byose wifitiye self confidence cyangwa se wifitiye icyizere. Reka twite tujye ku buryo bwa gatanu, uba ugomba kwitwaramo nyine igihe uri kumwe n'umukunzi we cyangwa se wenda igihe uri kumwe n'uwo wahaye izina ryawe. Aka kantu ujye ugakoresha cyane niba uzi neza yuko uri umwana w'umukobwa. Aka kantu karareba abakobwa cyane. Kumwenyura, ikintu bita gusekamwo gakeya. Igihe uri kuganira n'umuntu runaka, jya ugerageza umwenyure niba uzi neza yuko uri umwana w'umukobwa. Bundi abakobwa ntago bakwiye kurangwa no kurakara, guhekenya amenyo. Nyine jya gerageza umwenyure, uhora uri umuntu wishimye. Buriya abasore benshi baba bashaka abakobwa bahora bishimye, wa mukobwa nyine uhora nyine afite icyo bita harya bakita akanyamuneza, contentment. Ntabwo ndi kubyibuka neza, ariko umuntu uhora afite akanyamuneza, umuntu uhora nyine ubona yuko ari umuntu wazana ibyishimo mu muryango. Buriya umugore niwe byishimo by'umuryango. Iyo umugore yarakaye cyangwa yababaye, byange bikunde n'abana azabyara, abana bazakura mu uwo muryango nabo bazakorana ubusharire. So rero jya ugerageza igihe uri kuganira n'umukunzi wawe, jya ugerageza ucishemo umwenyure. Niba ari kubwira akantu wenda runaka, ucishemo useke, biba ari byiza cyane. Ariko none hanga cyitonderwa, ntugaseke ubusa. Umukobwa useka ubusa aba ari umwasama. Buriya ikintu kizakubwira yuko umukobwa ari nyamugiyo bijya, wa mukobwa nyine ushobora kugenda atambaza ahantu hose, ashobora kugenda ahereza buri musore wese bahuye. Wa mukobwa nyine ushobora guhura n'umusore bwa mbere bagahita baryamana. Nubona umukobwa yisekeshwa ubusa,
ukabona umukobwa murahura mu nzira, ikintu cyose umubwiye n'ikidasekeje ukabona ari guseka. Ahangaho umukobwa aba afite ikibazo, akenshi nyine aba ari munyamugiyobye n'ibigare buriya kubigenderamo biba byoroshye cyane. Mbere yuko dukomeza reka mbanze nsubize umuntu wambajije ikibazo. Hari umuvandimwe wambaje kuri WhatsApp arambaza ati se Iva, ubundi ni ukubera iki wise Iva Sad Saviour? Ubundi Iva ni izina ryanjye, Sad ni akababaro, Saviour ni agakiza. Ubwo urahita wumva impamvu nyine niyise iryo zina. Sad ni akababaro, Saviour ni agakiza. Ukeneye kumenya ibindi byicuzanye n'ikiri kuri WhatsApp nzagusobanura impamvu niyise iryo zina. Reka dukomereze ku kintu cya gatandatu uba ugomba kwirinda cyane igihe cyose uri kumwe n'umuntu mukundana, nyine wa muntu wubaha cyane mu buzima bwawe. Uzirinde ikintu bita kumubeshya. Ahangaha wenda nk'urugero ntabwo hari abantu benshi ubaza se ese unywa inzoga, akubwira ngo njye ntabwo nywa inzoga. Ese ukora bino, akubwira ati njye ntabwo mbikora. Ese kumubwira ko ubikora ubundi wowe byagutwara iki? N'ubundi nyine wowe icyo ugomba guharanira umuntu agukundire uko umeze. Irinde ikintu bita kwirara cyangwa se wenda kwiyemera ushaka kubeshya. Hari ikintu njya kubwira abantu, njyewe ushobora kumbeshya nka kwihorera, nyine nka kumva sometimes nkabyihorera, ariko ejo background yawe irabigaragaza. Igihe cyose uriho ubeshya umuntu background yawe irabigaragaza. Wenda nk'urugero abantu benshi bakambaza se mu rugo ni hehe, se iwanyu mutuye hehe? Niba nuye mu cyaro ugasanga nyine ndi kubeshya ngo ntabwo ari mu cyaro nuye mu mujyi, ese ejo wa muntu nakenera kuza kunsura background yanjye ntabwo izabigaragaza. So kubeshya ntabwo ari ibintu byiza cyane, ujye ubyirinda cyane igihe cyose uri kumwe n'umuntu ukundana nawe bigaragara nabi cyane. Reka dukomereze ku buryo bwa karindwi uba ugomba kwitwaramo cyangwa se ku kindi kintu uba ugomba kwirinda igihe cyose uri kumwe n'umuntu mukundana. Ndabizi neza abantu benshi mukunze gukora ano makosa mutabizi. Hari ibibazo uba ugomba kwirinda kubaza umuntu mukundana. Urugero, ese wakoze sexy? Ese wigeze uryamana n'umuntu runaka? Ibi ngibi ntabwo biba bikenewe mu rukundo. Noneho iyo ari umuntu mugitangira gukunda nabyo rwose ni amabara ubukoze. Ahangaha ntukabikore, bituma nyine atangira kugenda yumva yuko wenda nawe ari byo bintu ushobora kuba ugize ibiki. Ukeneye uzabyirinde cyane. Ikindi kibazo cya kabiri, utemereye kubaza umuntu mukundana wenda nk'igihe mwahuye muri kuganira. Ntukamubaza ibintu byerekeranye na ex we cyane. Umuntu batandukanye rwose ibyo ngibyo ntabwo biba bikureba. Iyo nkuru bariye nyine ibyo biba ari ibintu byo mu buzima bwe, uba uri gushaka kumwinjira mu buzima. So wowe igihe ukundana n'umuntu ba wowe nyine be yourself. Ba wowe ubwawe nyine ureba ibintu byanyu muri kumwe ako kanya, wirinde kumubaza ibintu by'abandi, ntabwo bigaragara neza. Aho kugira ngo umubaze ibintu bya ex wamubaza iby'umuryango we n'ibiki, ariko ntabwo ari byiza cyane gushaka nyine kumwinjira mu buzima, kubera yuko ntabwo ubizi neza nibo abikunda cyangwa se wenda nibo atabikunda. Uburyo bwa munani rero nabwo buratangaje cyane. Ubu ngubu uzabwiteho cyane kubera ko ndabizi neza ko abantu benshi ntabwo bakunze kubikora. Igihe cyose uri kumwe n'umuntu mukundana, jya ugerageza umwereke yuko umwitayeho. Today you are smart. Uyu munsi umeze neza, uraberewe, wambaye neza. Niyo yaba atambaye neza, jya umubwira yuko yambaye neza ndetse kandi asa neza. Buriya abantu benshi bambara kugira ngo tubarebe, kandi iyo akenshi umuntu nyine akunda kugenda nyine buriya ijambo urasa neza, umeze neza, uraberewe, pana kumubwira ngo uteye neza, ntabwo ari byiza. Gerageza umubwire ngo wambaye neza uyu munsi, uraberewe, urasa neza, sinzi ikintu usigaye wisiga. Nyine utuntu nk'utwo dutuma yumva yuko umwitayeho. Ndetse kandi nyine muri make abantu benshi hari ijambo badakunda kumva, amagambo nk'ayo wambaye neza, urasa neza, ni ukuri today you are smart. Ayo magambo abantu benshi ntabwo bakunda kuyumva. Rero iyo aryumvishe nyine ahita yumva ari ikintu kidasanzwe muri we. So niba ari umukobwa kenshi ugerageza umubwire yuko asa neza, ameze neza, usigaye ukunda uburyo nyine asa. Ibyo bintu biramufasha cyane ndetse kandi bituma akomeza kugenda yumva yuko hari umuntu umwitayeho, hari umuntu nyine uba umugenga buri kanya cyangwa se uba umukontorora buri kanya. So bituma nyine akomeza kongera uburyo yiyitaho, akomeza nyine kumva yuko hari umuntu nyine bari kumwe mwako kanya. So jya ugerageza umwereke yuko umwitayeho cyane, birafasha cyane. Rero ugomba kwirinda kumubwira ngo uteye neza, gusinga ngo mwino minsi ngo icyo kibuno uri kugikura he. Amagambo nk'ayo ntabwo ari meza kuyabwira umukobwa. Niba uri umukobwa w'umunyabwenge, umusore akagutakagiza mu ubwo buryo, tangira umenye yuko rwose ejo n'ejo bundi hari ikintu azagusaba, utangire ubyitegure. So kubwira umuntu ko yambaye neza, asa neza, bituma nyine bimugaragariza ko umwitayeho. Abantu mukundana rero inama nabagira aka kanya, niba uzi neza ko wenda wumvishe kino kigano kugera ahangaha kigeze, igihe cyose wowe n'umuntu mukundana,
jya ugerageza igihe mugiye gutandukana umushimire igihe cye yaguhaye, ndetse kandi umusabe imbabazi wenda niba hari icyo wavuze cyangwa se niba hari icyo wakoze atishimiye. Ibi bintu birafasha cyane kubera yuko iyo wahuye n'umuntu runaka nyine wenda ntabwo uzi neza niba wenda hari ikintu wakoze cyamubaza cyangwa se hari icyo wavuze, jya ugerageza nyine umushimire ku gihe cye yaguhaye. Ikindi kandi uhita umwisegura wenda niba hari icyo wakoze cyangwa se niba hari icyo wavuze wenda atakunze, umusabe imbabazi muri make. Rero nyine wenda kano kantu iyo ugakoze ikintu bigufasha cyane, bituma uwo muntu mwari muri kumwe atangira kumva yuko nyine wahaye agaciro cyane umwanya wiwe yaguhereje. Ikindi cya kabiri, niba wenda hari akantu runaka wakoze atishimiye cyangwa se atakunze, ahita yumva yuko nyine wenda nawe utari wabigambiriye, ari nk'ibintu byakugwiririye. So rero ujye ugerageza igihe cyose uhuye n'umuntu bwa mbere, mugihura bwa mbere wenda urugero n'umuntu mukundana murahuye, mugihura bwa mbere nandi jambo uramubwira, uzajya utumubwira ngo today you are smart, urasa neza, urabiriwe, nyine ndabona uyu munsi ndabona udasanzwe. So ibi bintu birafasha cyane. Akandi kantu, igihe ugiye kumusezera mubwire yuko nyine, mubwire ayo magambo yose navuze, nyine mubwire yuko nyine wishimiye umwanya yaguhaye, nyine umushimire muri makeya ku gihe cyatakaje muri kumwe. Ibi ngibi birafasha cyane. Reka nkubazero ikibazo cyacu cy'uyu munsi, ese wowe ni ikihe kintu umukunzi wawe ajya akora ukumva kirakubangamiye ari ugatinya kubimubwira kubera yuko wenda umutinya? Ikibazo cyanjye ucyumve neza ndetse kandi kukinsubiza, nibize kugutera ipfunwe, nibize kugutera ubwoba, kubera yuko ni uburyo bwo kugira ngo tuganire nyine muri makeya, nawe uze kumva yuko wisanzuye muri iki kiganiro. Wowe ni ikihe kintu umukunzi wawe cyangwa se wenda umuntu mukundana ajya akunda kugukorera ukumva kirakubangamiye nyine iyo muri kumwe ari ugatinya kubimubwira? Ariko hano inama nakugira, wenda nuza no kunsubiza icyo kintu, ntuzigere na rimwe utinya kubwira umuntu mukundana ikintu kikubangamira. Ese ejo nimubana noneho akakubangamira mubana, uzakomeza wihangane? Today wenda ushobora kuba uri kwihangana kubera yuko uvuga ngo turamarana amasangana gutya mite nitahira, ariko ujye umenya neza yuko hariho igihe muzabana forever. Rero iyo utangiye kumumenyereza yuko nyine akubangamire ugaceceka, ibi ngibi ntabwo bigaragara neza, uburi kumurira abajeye. Ubundi niko ababyeyi bajya bavuga, icyo bita kurira umwana abajeye, kwa kundi umwana akora ikosa numucisheho akanyafu. So rero gerageza umukunzi wawe niba gukora ikintu ntugikunde, umucisheho akanyafu, urebe yuko nyine wenda yubaha n'igitekerezo cyawe. Nyine jya strong, jya ukomera muri wowe, wumve yuko ikintu uvuze kigomba kuba gifite agaciro, ndetse kandi umuntu ukibwiye wumve yuko agomba kucyubaha, atari wowe wenyine nyine ugomba kubaha igitekerezo cye. Igihe cyose ukunda n'umuntu, icy'ingenzi cyane ikintu muba mukeneye ni ukumvikana ndetse no kumvana. Igihe cyose rero ukundana n'umuntu, agerageza kukumva nawe ukamwumva. Niba ubangamiwe bimubwire akumve, nawe niba umubangamiye nawe abikubwire umwumve. Ibi ngibi ni byo bintu bya mbere byubaka urukundo, ni nacyo kintu cyabuze abantu benshi muba mwifuza ngo nyine ngo nicyo muba mukeneye, ikintu bita kumvana, nyumva nanjye nkumve. Ibi ngibi ni byo bintu bya mbere byubaka urukundo. Iyo mutumvikana ruba rwamaze gusenyuka.